na data tubana nawe, ni muri mwenyine turi kumwe, murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenwa ntuzimigambi yanyu, mu miruho yanyu munaniwe, bimenwa ntuzimigambi yanyu. Amena. Nitwa Boaze, ndi umukozi w'Imana, nkunda gusenga, nkunda kwinginga Imana, ndi umuyobozi, ndi umuhanuzi. Imana iduhana umugisha. Hari ijambo rero nanifuje ko twavuga tukaribwira abatuye isi bose, kuko ijambo niryo rigashaho umuntu mu gihe nk'iki ngiki. Hari ijambo ni mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 5, haranditswe hatya hati gusenga, umutwe w'ijambo 5. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukingeho urugi, uhereko usenge, so mwihereranye, nuko sureba ibyo ahiherereye aza kugororera. Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko apagani bayagira, bibwira ko bibumvira ko aribo bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo ahiherereye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo byacu by'uyu munsi, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kubw'abantu ubushobozi n'icyo byose ari byawe na n'iteka ryose. Amen. Iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo ibice 6. Icyo rivuga rirasobanura mu gusenga. Ubundi gusenga ni iki? Cyangwa se gusenga umuntu asenga habaye iki? Asenga agira ngo asabone iki? Gusenga ntabwo umuntu asenga ari uko ageze mu maso gushaka umuntu amara gusa. Ntabwo umuntu asenga ari uko yageze mu bintu bisa nkaho mbese bimukomeretsa, bimubabaje cyane. Usenga igihe cyose, igihe unezera urasenga, igihe ubabaye urasenga, igihe ugeze ahantu mbese bikomeye urasenga, igihe cyose mu gusenga Imana ukinginga Imana. Iri jambo rivuga ngo ubwami bwawe buze, niho hantu hagarariye cyane. Ubwami bw'Imana ndashaka kuvugaho ko umuntu asenga ari kumwe n'ubwami bw'Imana, uko umuntu avuga Imana ari kumwe n'ubwami bw'Imana, uko umuntu yicara ayicaranye n'ubwami bw'Imana. Ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze, iyo ageze umutekano uraboneka, umudamu wicaye n'ubwami bw'Imana umunezero uraboneka, umugabo washatse umugambi w'Imana, hari ubwami bw'Imana, urugo rurakomera, urugo mbese ruri mu Imana n'ubwami bw'Imana ntabwo waruyoberwa, kuko Imana bwa bwami bwayo irazi ikabuturamo. Ndashaka ko Imana iduhindura ubwami ikaduturamo, tukavuga iby'Imana biturimo, kuko twahindutse ubwami. Ahantu ubwami bw'Imana nta mwijima haboneka, haboneka umucyo gusa.